Bakunzi ba Hope Agri TV, mwiriwe mwaramutse ndetse n'abandi mugiye gukurikirana iyi video. Nshimishijwe no kubereka ubworozi bw'inkoko ni bwiza, cyane cyane ku nkoko za saso. Ni umushinga mubona ufatika ku muntu bishobora kuba byagora korora inkoko, ariko izi zo ni inkoko zoroheje zimeze nk'inyarwanda, zibaho nk'inyarwanda, zitagora ku miti, zitagora ku ki. Icyo nabereka kizima ni uko harimo inyungu nyinshi kandi mwese mwabona zigaragara. Murebeye nka hano harimo ifumbire, harimo amagi, harimo kugurisha isake zitangiye kuba ibirwano bigeze hejuru, harimo no kugurisha inkoko zishaje mu gihe zamaze kuguhereza wa musaruro wumva wifuza. Ndabashimiye rero kuba mugiye gukurikirana iyi video. Icya mbere mubanze mukore subscribe kuri Hope Agri TV kugira ngo mujye mubona update ku bijyanye n'ubuhinzi n'ubworozi, kandi byaguteza imbere bikagukura kuri puwe imwe bikakugeza kuri puwe ya kabiri. Komeza rero ino video, uraza kubona byinshi kandi byiza, ndabikwemereye. Murakoze cyane. Nkomeje kubashimira rero uko mwabigenje kugira ngo mubashe kureba iyi video. Abakoze share ndabashimiye, abakoze like ndabashimiye, yewe n'abakoze subscribe kuri Hope Agri TV. Mbashishikarize kuzaba mureba iyi channel kuko ifite ibijyanye n'ubukungu, ubumenyi ku bijyanye n'ubworozi bw'inkoko, ubuhinzi n'ubworozi,